amafaranga hano ntabwo ari ikibazo ngubu mvuze ngo bakoresha ubukwe n'ubundi ubukwe babukora kuko ahangaha amafaranga y'wana n'umuramo ariko nyine babankiramo ngibintu natiyumvamo ntabwo babindi mu mitwe bafite imyumvire yo mu Buhinde mwana 15 nari imana imiranyashyiraho mwana ko nta kintu nakura bizi suru umuvandimwe se ariko nawe ujye wibuka ko hari ahantu mba nakugobotse ntabwo mbeshya bo usaba rero uzaza n'uwo mukobwa ari nko kuwa gatandatu papa atakoze tumutekere tumutegurire afite nyashi yego nyine nandi kukubwira ngo uzamuzana ari kuwa gatandatu papa atakoze tumutekere tumutegurire afite nyashi yego mama usikuna ameze afite nyashi noneho umva noneho papa subiza gakunda umuntu ufite nyashi ni nayo mpamvu nanjye yanzanye akashyira mu rugo uri kumva akunda umukobwa ufite amabara ariko ngewe nkunda umukobwa usenga papa gakunda ufite nyashi ubwo urumva turatandukanye sinzi ukuntu uzadukavaringa rwose mbishyize mu maboko yawe pe kumva njye nzihitiramo nyine urukundo rujyaho rushatse ntabwo wamitiramo ngo umuntu arasenga twarakubyaye tukwishyurira amashuri none uratangiye ngo urukundo rujyaho rushaka ariko nawe hari ibyitonderwa ntabwo tuzafata umukazana wese tubonye icyo cyo kimenye nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi Jeff ntacyo wenda ndebera ko bambura n'amazi ntacyo byaba bitwaye ndebe uko naza kubigenza oya ntacyo mwana ntacyo ariko umuntu arebye aribyo ndumva hari n'umuntu ukomanje ahubwo wasanga ubwonko bwari ndakeka ariho bwuka ndebe ko yaba ahageze nanjye kugumbaze n'induru utuntu baby ko watinze sha nyine bo mu nzira habaye ambutiyaje ntago ndabizi abamotari b'iki gihe niko bameze ariko ni karibu ngwino wicare hano sebe amakuru sha nyine urebye amakuru ni meza sinanakubwiye ko nagize ambutiyaje mu nzira hari ambutiyaje za danje wumve yuko nyine shahani natinze nanjye birambabaza nyine nimvishaga yuko tutari buze guhura kandi urabizi nari ngukumbuye cyane ibaze ko kubera gutinda cyane nanjye rukumbuzi nari ngufite nubwo twawe ntabwo rurashira so kubeshya numvaga ngukumbuye cyane ahubwo nyegera nyine tu hari akantu ndi kumushaka kwibariza nyine sikuba uri kumwe nanjye byonyine uri kwiyumva ute nyine twiyumva neza tu so byumva none se sheri ndabona garafera nyine aje reka mubwira gusuhuze turebe nyine se Jeff kutasuhuje umushyitsi ntabwo wamubonye si wa mukozi wo kwashira umva se amakuru se ni meza wari umeze neza kabisa nyine boss wawe ameze ate se ameze neza ntabwo nari muzi ameze neza ko ndamushakaga namubona gute ubundi se bakwitanga se ni ngombwa ngo umenye ni ngombwa mfite ari ngombwa ngo umenye gusa numenya biragenda gute boss wanjye kugira ngo boss wanjye mbanze kumutumikira nyine numva umuntu umushaka ahita nyibwira izina rye ufite imyaka ingahe se yaho ngo wabusesereye cyane ntabwo ari ngombwa ngo umenye n'imyaka mfite wenda izina nakubwira ariko ntabwo ari ngombwa ngo umenye n'imyaka mfite se byaba bikwiriye umenanye na boss agana se mama mboma ntabwo uri gushaka kwinjira mu buzima sibyo urahagana hehe se
my god birakwiriye se oya okay aho mbarahazi Cheka no chenera kumenya izina kugira ngo ubone kumubaza umuntu amushaka uwo mubwira umuntu amushakaga ariko ntabwo byari kwiko mugira ko boss atajya avugana n'abantu bambara amakote y'abasirikare se kuko nambaye ikote rya gisirikare nivuze ko ndi umusirikare kandi nta nubwo byaba binasiritse ndumva igisirikare atari cyo okay nose boss wanjye umvaga namubwira nk'ikira aya nagara n'umbwa gusumukire ko namushakaga wamushakaga umushakiraga iki se ubundi ikintu kirenze cyane Mana nyine ndamukumbuye mubwire ko mukumbuye akoresha uburyo bushoboka nyine mubone ubwo ngo umugware amuru nyine yego oya ntago nagira kuri yo review ku rwara mu ya zika abantu bakundana cyane umushaka cyane uburwayi murura abimenye ute ko dukundana abimenye ute nka sample nyine y'ukuntu abanyamakuru ko nkundana sample wundi nuko umbwiye ati ari ukuntu umbwiye ati ushaka boss wanjye nanjye mise mvuga ati byanga byakunda murakunda aya kuba nkubwiye ko nshaka boss wawe nibwo sample gutumva ko nje nawe dukundana kereka mba mwana biganira wenda akavuga ukuri dore ya saa isa nk'iya boss we wabona ndari yo koko yego nabyumvishe kudahumiriza humiriza Mana nziza uri Imana ikomeye uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera twongeye kugushimira wabanye natwe amanywa yose Uwiteka none Mana tukweretse n'uyu mugoroba dore tugiye kuruhura imibiri yacu nkweretse umuhungu wangera kuwiteka nyemerera umuhagarareho umwimane mu maboko y'utuninja twose umubambira amahema tanga inzozi nziza kuri we amaraso ya Yesu amutwikire bitavuga Imana bisinzirire guhera ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo amen ngaho ijoro ryiza sibyo Imana ikurinde biteze mukomere ni karibu n'uyu nguyu uyu nguyu niwe shiri wanjye nakubwiraga kabisa ndabona ari neza reka nawe mbe n'icyangaha hari akantu nari ndimo kureba kuri telefone ntacyo nimwe muganira nawe ndahari nyine be uyu nguyu niwe garafure najyaga mubwira nyine buri munsi uyu ni garafure wawe ni garafure wanjye shaka garafure wawe ko ndi kubona ari bogari ni bogari mwiza none se hane ase kuki ukunda kwambara ingofero kandi narakubwiye ko nabikunda nkunda umusatsi wawe nyine tu nyine be ntabwo nzi ko ubikunda ariko ubware wabinsabye ntarebeka mbikore ku bwawe nyine tu si ubundi ingofero uba wambara n'iki ko mbona n'umusatsi wawe ari mwiza ngenda ukunda nyine tu ushaka kumenya impamvu nyine tu mwana umusatsi urabona gutya ni nk'uw'ibirara hari ukuntu usanga wenda nk'umusatsi kuba nk'ufite gutya umubyeyi aba ari kuvuga ati ese wigize ikirara wigize iki nyine niyo mpamvu usanga muzamo ingofero cyane Hello. Zete se bro. Nsanze mu rugo twavugana se. Shanyine tuharaka nshaka ko tuganira. Okay, sawa narebe nyine gira ungereho. Sawa. Ase ubundi ni boss ushaka cyangwa n'umwana we? God ni umwana ni umwana none se ari boss wawe n'umwana we bose niwe bakoresha saba boss wawe bose n'aba boss banjye gusa nyine tutire tujya kure mubwire ko ari mu bamushakaga kandi niko siko matayime yawe